neza abavandimwe b'ubumenyi ICT TV, ikaze kumenya ICT TV, murakaza neza kumenyi ICT TV. Akanya tugiye kureba hamwe isomo rishyashya kumenyi ICT TV. Tureba isomo rijyanye n'uburyo wakoresha Microsoft Paint. Dusanzwe tuyizi Microsoft Paint yenda kuyikora, ariko hano dufite nuza application yayo cyangwa ni programme isanzwe mu mashini zose ibaho. Tugiye kurebera hamwe uko wakora paste cyangwa wa copya cyangwa wa pasting ikintu uciye muri Paint tuyugi kugira ngo gipastingemo, cyangwa utakoze open with cyangwa program ufunguza yindi program. Hari kandi kantu ho gatiriki umuntu akoresha Paint kuri foto paste from, niko tugiye kwiga turebe uko gakora ko bagakoresha. Murakomeze mukore subscribe kumenyi ICT TV, kunguka ibiganiro bitandukanye, kunguka ubumenyi bijyanye n'ikoranabuhanga, ibintu bitandukanye mbega tuzajya tugenda twigiraho. Muduhe share, mukore comment, kugira ngo mutubwire kuri isomo riniri tuzajya tubibakorera. Reka rero ikaze kumenyi ICT TV. Tugiye kureba hamwe uko dushobora gukoresha Microsoft Paint mu buryo twari twayirebye bwa mbere, ariko reka turebe akandi kantu k'agatrike ko gukoresha Microsoft Paint. Ni programme ijyanye no kudesigninga amafoto, bakoresha muri designinga, bakora drawing, bashushanya. Iyo niyo bita Microsoft Paint. Tugiye kureba aha rero wayikura mu mashini yawe. Bwa mbere ni guca kuri start, ugaca kuri start, ukaza ukayisearchinga, cyangwa ukajya muri Windows accessories, ushobora kuyisearchinga hano ukandikamo paint, cyangwa ugacreatinga shortcut kuri desktop. Urabona nk'iyi ngiyi nayo creatinze shortcut kuri desktop, ngiyi ni shortcut kuri desktop na creatinzeho, ariko nshobora no kugira nkayisearchinga mu mashini yanjye nkuko bisanzwe. Ubu iyo dushaka programme mu mashini ziri install cyane mu mashini, iyi mashini cyangwa imashini yari yose ifite mu Windows operating system ifite icyo bita Microsoft Paint. Ni programme iri basic, accessories nizibanze zikunze kuba ziri mu mashini ntiyaburamo. Mugena moke rero ngo iyo Paint tugiye kurebera hamwe nama Windows yagize mane kugira ngo tuyibone. Ifite icon isa gutya. Iyi niyo programme bakoresha bashushanya, baditinga amafoto, bayandikaho. Iyi niyo dukoresheje ibintu bitandukanye byose. Iyi niyo bita Microsoft Paint. Ikora muri computer graphic design, nikoreshwa mu kudesign utuntu, kwandikaho, kweditinga ibijyanye n'amafoto cyane, niyo tuyikoresha. Iyi Paint rero tumaze kuyireberaho hano, twavuze ko dushobora kuca mu mashini yacu tukayireberamo, tukongera tukayirebamo. Tutasanze iriho hano, dushobora kuza tugaca kuri start uko nabivuze bwa mbere. Hano tukandikamo Paint muri search, Paint, ukandika muri Paint, ukategereza ukayisearchinga, mara gusearchinga ijambo Paint ihitizaho ku rutonde, cyangwa ukajya muri all application, muri applications ukayishakamo, uhita uyibona ku rutonde, nayo nta kibazo. Nkayifungura. Maze gufungura Paint yanjye ni ukifunguka imeze nta title kuko ntarayisavinga. Icyo ngiye gukora rero yewe ngiye gupastinga, ntabwo niga nkopi ikintu ngo gifunguremo cyangwa ngira open with. Hari akandi gatirike ko gufungura ikintu muri Paint programme ushobora gukoresha. Bwa mbere dushobora kujya ku kintu dushaka gufungura muri Paint, yenda ni ifoto, tukagira right click kuri icyo kintu, handi bitewe naho gisavinze, right click tukagira open with, ugategereza open with, ikaza kakoza programme ugiye guhitamo. Hano roho urabona ko yari ifoto itibona ama Paint cyangwa nuza photos n'iki byose, ukaza guhitamo programme hano itibona Paint. Mu gihe rero uburyo tutabukoresheje, ushobora gufungura Paint bisanzwe
cyangwa wari urimo uyikoresha ukarangiza ibyo wakora ukabisevinga ugashaka gukenera kuzamo ikindi kintu, ntabwo wagera kuri ushatse uhita uza hano muri porogaramu yawe ya Paint ukazana kuri paste, ariko uhita ukirikana kuri paste nk'ugiye gupestingamo ikintu cyangwa kuzanamo ikintu wari wakopiye. Icyo gihe uzakora kuri paste mu gihe hari ikintu wari wakopiye ugikora hano hamwe uza kugira ngo ugishyiremo hano muri Paint. Icyo gihe uzakoresha copy, banze igikopiye none zo kugipestinga. Noneho tugiye kugira kugipestinga tutigeze tugikopiye, noneho ni ukuzana muri nuza ukakika kora kanditse ngo paste from. Iyo ukakitse paste from, machine itijya kukubaza ngo turabipestinga tubikuye hehe. Aho tugiye kubikora niho tugiye kubipestinga tubikuye ni aka kantu uzakoresha ka paste from. Uri gusacinga mu machine aho ngiye kubikura, noneho ngende mbikurure mbikuye ahandi hano mu mafoto kuri flash. Ni ukuvuga hano upestinga ukurikije ko nta kintu wakopiye. Ubundi ntabwo wapestinga ikintu utabanje kugikopiye, ntibijya bibaho. Ariko hano birembera muri Paint ukaba wagipestinga from, paste from. Niko kandi tugiye kwiga kagatrike ko gukopiya ikintu, gupestinga ikintu cyangwa kuzana ikintu muri iyo programme utari wigeze ugikopiye. Ni uburyo tubikoramo bwa paste from. Nenda paste from, turaza hano muri paste, bitemo paste from. Urahita ubona ko paste from yaje ikubaje ngo ikintu cyo gupestingamo waragikura he. Uzushake ahenshi dupestingamo ifoto, uzushaka ifoto runaka mu yaba yingiyi yaba yihe ukuri ikintu cyo gushyira mu ndafate nk'iyi logo yanjye Ubumenyi ICTV, nyikirikaho ya foto irahita ibona ko ihitizamo. Nuko ngo ngiye nyipestinze from, ntabwo nigeze nyikopiya bwa mbere. Ubundi principe yo gupestinga nuko wabanza kubanza kuyikopiya ukayipestinga nyuma. None hanga muri Paint ho byemeye nuko wabanza ugapestinga ugikuye ahantu, ugapaste from. Niko gatrike twarimo turebaho. None ifoto yanjye urabona ko yahageze. Iyo ushobora kueditinga nkongera ibindi bintu hano, wandikamo ibindi nshaka. Ubumenyi ICTV TV, iyi yenda nkabandi nkayongeraho kuri iyi logo yanjye. Aho watekana kantu sinari nagashyizeho, agashyiraho kongera size yako, kongera size ni hano, kongera size yari kuri 20, nkayongera cyangwa sinasaba mu mubare nkandikamo undi wanyishaka cyangwa nkashaka ku rutonde kuri liste yazo. Hano hejuru ngahindura format cyangwa inyandiko byanditsemo, urabona byanditse muri iyi TV uko yanditse gutya, nkayandika mu bundi buryo nshakamo. Ibyo byose niyo tuyishobora kurigenda tuyo hano muri Ubumenyi ICTV, kutugenda twunguka utuntu twinyurabwenge tugendanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ubu rero tugiye guhindura size ya kuri 20 tuyishyire wenda kuri 28, turebe ko ringana. Noneho ko ringana ribaye ritoya, yenda cyane ndashaka ko ringana na ririya, nashyira kuri 48 nkareba. Urabona ko kanganye ijambo TV ringanye, yenda noneho nkajyana nkakubita ahantu runaka, yenda sindenze ngo bitaza guteza ikibazo. Nyuma hano nkahindura inyandiko nshaka kwandikamo. Hari nyinshi cyane, hari muri veranda. Ushobora guhitamo indi nyandiko nshaka gushyiramo, nshaka kubishyiramo. Hari inyandiko nyinshi cyane zishoboka wowe wahitamo iyo ushaka bitewe n'ibyo niyo ushaka kwandikamo inozo yawe. Urugero rero ni iyi ngiyi nshaka kwandikamo, urabona ko bizaba bisindagiye cyane, cyangwa ngahitamo indi nyandiko yenda igendanye n'ibyo nshaka. Yenda zizira zisindagiye nkashyiramo izayo medium, urabona ko ihita no kagira gatoya. Narangiza ngahindura ikorere ndi kubyandikamo, yenda no umutuku, ukahita uhindura ukabigira italike bigahingama. Ushaka kubingeka, ushaka kubingeka wabirekera kuriya. Hanyuma warangiza ukavuga ati ndashaka ni ijambo nashaka kongeraho, aryongeraho mu buryo nshakamo bwose. Urahita ubona ko iyo nkiritse ku ruhande nkibishaka kwiga ku ruhande rihita riba confirm. Turabona ko
rihaguma ubu ntiryavaho, niko paint ikora. Ntabwo rero ndashaka kurishyiraho, nariyo naza hano hari igoma nkarisiba, nkabati nari ryanditse nabi reka ndisibe, ijambo nari ryanditse nabi ngemeje ntagomba cyangwa subira inyuma, cyangwa ushaka gusibaho imwe ugasigana inyuguti imwe ukandika indi kundi ushaka. Ndabona nibwo buryo dukoreshamo paint. Twarimo twiga rero uburyo wa pastinga from, ugakora ikintu ahantu hamwe ukakijyana ahandi, paste from. Ibyo twarimo tureba uburyo twagikoramo, ni ubwo buryo tuzajya turebamo dukora icyo bita paste from. Shatse hano hejuru nakandika ijambo yenda nkaryandikaho, nkandikaho nka kwa kundi twari tumaze kwandikaho TV, yangiza iri jambo nkaryemeza nta kibazo, narangiza nkaza nkarisilekitinga, nkarikatinga yenda nkashaka kurihindura position. Urabona ko ningira ukeneye selectinga ndafata muri noza yanjye, muri logo yanjye, kuriya naba nibeshyeho gatoya kuko ndibuze kurirotatinga. Shatse naryandika mu bundi buryo, nkandikaho nkarishyira ahantu h'ingenzi hano, nkandikaho TV, narangiza kujya TV yenda size nkayigabanya yaryo 48 ngashyira kuri 36, nkabyemeza. None ijambo nkariselectinga, namara kuriselectinga ndashaka kuriselectinga ngo nze kurizana hariya rero ngiri, nkariterura nkarizana nkayikubitamo ahangaha. Namara kubikubitamo ahangaha nshobora guhita mbatire kandi yindurire icyo bita rotation, nkarotatinga. Urabona ko ijambo kazaba ryanditse kuriya kuri angle runaka 90 cyangwa angle 90, rotate right left, nkagenda rotatinga mpindagura uko nshaka bitewe n'uko nshaka kuryandika. Ubwo dushaka twaryandika muri ubu buryo, rotate ni kugenda ndihindukiza nyine, rotate kuri angle ya 90 nkarizana yenda nkabati haza nkajya gutya nkareka hariya. Ubu kuvuga ngo biterwa na rotation ushaka guhinduraho. Iyi ntuzangiro rwanjye rero bimaze kuba mpinduye, ushobora guhita nyisevinga as najya kuriya cyangwa nkahindura. Nkaza nkayisevinga as GP, save as GP, ni ukuvuga ngo ndesevinga iyi logo. Ariko hano hari icyo bikakwita ko nsevinzeho n'uyu mwanya yawubara, umwanya irawubara nawe uyu nguyu. Mbomeye ko mbere yo kugira icyo mpinduraho nabanza nkakora icyo bita nkarisayizinga uyu mwanya, naza nyangaha nkayegereza kugira ngo iyi mwanya itawubara kandi ntawo uriho, nkabura nk'uyikoropinze. Guhita ngira gutya nkagira nkahita nyisevinga, noneho ibeza kuriya, noneho iba ari yose, nkahita nyita izina ubumenyi ICT TV new logo. Urabona ko ni kari akantu ka ICT TV nayishyizemo nkagashyiramo nyuma ntacyo bitwaye, nkahita nyisevinga aho nshaka ku mashini yanjye. Rero nkahita nyisevinga buriya iyi foto izaba igize, ni ukuvuga ngo maze gukora nk'ingiyi ukongera gukenera indi ntuza, wahita ujya gutya paste from, igahita ikurura indi image nanone ukaza ukayikubitamo. Uhita ubona ko none imwe ikabiza iri ku yindi. Niba ushaka gukora nk'ibintu bibiri bitandukanye, imwe iri hejuru image iri hejuru y'indi ukayikorera gutya. Ni uburyo twarimo turebamo ko gukoresha paint tukoze paste from, tutuye dukopiye bwa mbere ngo dupastinge. Murakoze, mukomeze mukore subscribe kumenye ICT TV, twunguka dukora comment, mukore like, musharinge ku nshuti zanyu kugira ngo babashe kubona aho wakora ubumenyi bijyanye n'ikoranabuhanga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, tukabasha kujya tubona ibitekerezo bihambaye. Murakoze, murakarama, mukomeze mukubwe neza, umunsi mwiza, mukora subscribe kumenye ICT TV.